umukiranutsi kandi batumuganyi bagatinze kazaza na n'ejo yaruguru nawe babwira agatinze kazaza ni Yesu wabarukuri utinya bakuvugura umugeni bakakuvugura umugire urumva boroshe abahe mubwira uri mu nda ntibareka kwemubwira uwo barora abo bareke ntacyo bazakora ku mugambi manini ufitemo ikindi wibuke umukiranutsi w'Imana barakubona mu ishusho y'uyu musare ejo niba yizi bikorere wikirizwe ibindi hanyuma komera Imana amashyi wari uzi ko intama urumugi cyangwa muri ture ibyo ntangira ntari bavuga ahubwo bitesha umutwe nababajije ngo kanyanga imari nyota hehe urumugi cyangwa muri ture ibyo ntangira ntari bavuga ahubwo bitesha umutwe ahubwo we Yesu ni umari notaha atanga amahoro n'ineza atuma tubana n'inshuti Yesu ngo zacu gasanganiza waba Yesu ni umari notaha atanga amahoro n'ineza atuma tubana n'inshuti ngo zacu gasanganiza waba ntabwo mbabesha komera Yesu amashyi uwabinyweye ahinduka nabi bimushyira muri swing akangirika uwabinyweye nisimikangwa natinya kwiga inyamaswa natinya kwica nagize ateye naterambere yarashize kandi ukora ibyo ntabyizera kenshi yibera muri gereza Yesu ni umari notaha yabibwiye umusamariyakazi Yohana 4:13 kugeza kuri 14 umbuko ya urumugi cyangwa muri ture ibyo ntangira ntari bavuga ahubwo bitesha umutwe nababajije ngo kanyanga imari nyota hehe urumugi cyangwa muri ture ibyo ntangira ntari bavuga ahubwo bitesha umutwe ahubwo we Yesu ni umari notaha atanga amahoro n'ineza atuma tubana n'inshuti Yesu ngo zacu gasanganiza waba